Mu buzima ntibyoroshye kwemerwa na bose, niyo twaba dukora byiza tugafasha abandi, tugashyira imbere ubuntu n'urukundo, ibyo byose ntibibuza ko hari abadashobora kudukunda. Impamvu nyinshi zituma abantu bakugirira urwango cyangwa se kutagukunda zishingiye ku ishyari, tumva kimwe ibintu, amateka y'ubuzima bwabo cyangwa amarangamutima ataramenyekana neza. Kumenya izi mpamvu ntibivuze ko ugomba guhinduka kugira ngo uhindurwe n'abandi, ahubwo ni uburyo bwo gusobanukirwa ko kudakundwa ari igice cy'ubuzima. Kugira ubumenyi kuri ibyo bituma udacika intege, ahubwo ukarushaho gukura no gukomeza urugendo rwawe. Nk'uko bavuga ko nta muntu unezeza rubanda cyangwa se ngo ashimishe isi yose, nugerageza kubikora uzaba ubeshya ubuzima bwawe. Bahaye ikaze ku mpamba y'ubwenge, nge wumva nitwa MC. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe impamvu 30 zitandukanye zishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se bagukunda. Ikintu cya mbere gishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se kugukunda ni ishyari. Ishyari n'ubushyari ni imwe mu mpamvu zishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se kugukunda. Nk'iyo umunyeshyari abonye ko hari intambwe utera mu buzima bwawe, ibyiza ugeraho cyangwa icyubahiro wubaka, aho kugushimira we abifata nk'aho ari igihombo kuri we. Iryo ni ishyari. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba ufunguye iduka rito mu gace utuyemo, hanyuma rigatangira gukundwa cyane, abantu bamwe bakakwishimira, abandi bagatangira kuvuga ko wakijijwe n'amayeri. Ibyo byose bakubonana ko wabigezeho unyuze mu nzira mbi. Ibyo byose biterwa n'ishyari ryabo, si uko bakoze ubushakashatsi ku buzima bwawe. Ijambo ry'ubwenge ku birebana n'ishyari: ishyari ni umuriro udahishwa, iyo utakwishe ukumaramo umwuka. Icya kabiri gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga: kuba utandukanye n'abandi. Abantu benshi bakunda ibisanzwe, ariko iyo bibaye ku muntu wa hafi bishobora gutuma abantu batakwiyumvamo. Kuba ufite imyumvire itandukanye nabo, imyambarire cyangwa imitekerereze itari nk'iya rubanda, bishobora gutuma ugirirwa nabi. Nk'ubu dufashe nk'urugero, urubyiruko rushobora kuguseka kubera ko usoma ibitabo cyane, mu gihe bo bishimira gusohoka mu tubyiniro. Icyo gihe bagufata nk'umunyamahanga mu bwoko bwawe, ariko ukuri guhari ni ukuri wowe nyine. Icyo ugomba kumenya, kuba utandukanye nabo ni impano, si ubusembwa. Icya gatatu gishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se bakagukunda ni ugutsinda aho abandi batsinzwe. Hari igihe abantu bakwanga bitewe n'uko utsinda cyane cyangwa ugera ku byo bananiwe kugeraho. Iyo abandi babona ko wageze aho bageze bagacika intege, bigira nk'aho uri urwibutso rw'ibyabo byananiranye. Ufashe nk'urugero, nimba warigeze gukora nk'umushinga ugapfa, hanyuma undi akawukora neza bisa nk'uko wari wabigenje, wowe ukabona umushinga we ugenze neza, icyo gihe bishobora gutuma umubona nk'umwanzi aho kumubonamo nk'icyitegererezo. Icyo ugomba kumenya, abatsinzwe ntibangwa n'ibyo batsinzwe gusa, ahubwo banga n'aho abandi batsindiye. Icya kane gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga: kutumvikana ku bijyanye n'imyemerere cyangwa ku mateka. Iyo abantu badahuje imyemerere cyangwa imico, hari igihe banga abandi kandi nta kintu kibi babakoreye. Amadini, politike cyangwa imico y'aho abantu bakomoka, ibyo byose bishobora gutuma abantu batumvikana kandi bagashyamirana. Dufashe nk'urugero, mu kazi abantu bashobora kutakwishimira bitewe n'uko wemera ibyo batemera, atari uko ibyo bemera ubitwaye nabi, ahubwo ni uko ibyo utekereza bidahuye n'ibyabo bari kumwe. Icyo ugomba kumenya, ubwumvikane si uguhora duhuje, ahubwo ni ukwemera ko dutandukanye. Icya gatanu gishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa se bakagukunda ni ukuba uri wa muntu ugira ubumenyi burenze. Hari igihe abantu bakwanga kubera ko uzi byinshi kubarusha, ntibiyumvemo kugusaba inama cyangwa kumva ko ugira icyo ubarusha, ahubwo bakumva ko wiyemera cyangwa wifuza kubereka ko ntacyo bazi, kandi atari uko bimeze. Nk'urugero ku banyeshuri, mu ishuri ushobora kuba uzi ibintu byinshi, ugasubiza ibibazo byose bibazwa na mwarimu. Icyo gihe bagenzi bawe ntibabibona nk'ubwitange bwo kwiga, ahubwo icyo bibwira ngo ni uko uba ushaka kwerekana ko ari wowe wize kurusha abandi. Icyo ugomba kumenya, ubumenyi ni urumuri, ariko hari abatifuza kubona ubamurikira. Icya gatandatu gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ni ukuba inyangamugayo. Kugira ubunyangamugayo n'ubupfura bishobora gutuma abantu bagufata nk'utababereye inshuti, kubera ko bo wenda bakunda uburyarya, gusebanya cyangwa amayeri. Ugasanga kuba uri inyangamugayo bibatera isoni cyangwa bigatuma bakwanga.
nk'urugero mu kazi abantu barajwe ishinga no kunyereza umutungo, ariko wowe n'inyangamugayo ukaba utabikora. Icyo gihe bagufata nk'umwanzi wabo kubera ko urababangamira ugatuma badakora gahunda zabo zo kunyereza imitungo. Ibyo nabyo bishobora gutuma uba umwanzi wabo ku buryo ushobora kugera mu kazi ugataha nta muntu uvuganye nawe. Icya karindwi gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ni uko utiyumvamo. Hari abantu baba bifitiye ikibazo cy'imitekerereze, iyo babonye abandi bafite icyizere n'ubushobozi bumva basuzuguwe, aho kubishima bagafata icyemezo cyo kubanga. Nk'ubu nk'umuntu ufite ipfunwe ryo kumva ko ari mubi ashobora kwanga mugenzi we wifitiye icyizere ko ari mwiza n'iyo abandi baba babona ko ari mubi. Ibyo ntibiterwa n'uwifitiye icyizere, ahubwo biva mu mutima wa nyir'ubwite. Icya munani gishobora gutuma abantu bakwanga cyangwa bakagukunda ni ukuba wa muntu uhorana ukuri. Hari abantu batishimira kumva ukuri. Iyo ugaragaza ibintu uko biri udaca ku ruhande, bamwe bumva ubatesha umutwe cyangwa ubabangamira cyangwa ubatamaza. Abantu benshi bakunda kubeshywa cyangwa kubwirwa amagambo yoroheje, ariko ubagaragariza ukuri kose akabagaragariza amakosa yabo bamufata nk'umwanzi wabo. Nk'urugero nko mu nama y'akazi ushobora kuvuga ibibazo by'isesengurwa ry'umutungo, bamwe bakumva uri kuvuga ibitari ngombwa kandi muri make wari ubafashije, ariko bo bakakwanga kubera ko werekanye ukuri batashakaga kumva. Icyo ugomba kumenya, ukuri kurajyana, ariko mu yandi magambo ni umuti, ariko ntibikuraho ko abanga umuti banga n'uwuzanye. Icya kenda gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ni ukugira ubutunzi butandukanye n'ubwabo cyangwa ubukene. Abantu bashobora kukwanga bitewe n'uko uri hejuru yabo cyangwa uri hasi yabo mu bukungu. Abafite ubutunzi bashobora kubona abakene nk'imitwaro yabo, naho abakene bakabona bifite nk'abiyemezi. Byose icyo bikurura isoko yo kwangana kandi bitari ngombwa. Nk'urugero, umuturanyi wawe ashobora kukwanga kubera ko wubatse inzu nziza, cyangwa akakwanga kubera ko utari mu rwego nk'urwe muri byose. Ibi icyo bivuze, kutanyurwa kw'abantu nibyo bitera urwango. Icyo ugomba kumenya, ubutunzi cyangwa ubukene si byo byica ubumuntu, ahubwo ni uburyo abantu babufatamo. Icya cumi gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ni ukuba uri wa muntu ufite impano zidasanzwe. Impano yawe ishobora gutuma abantu bakwanga. Nimba ushoboye kuririmba, gusetsa, gucuranga cyangwa kwandika neza, n'ubundi buhanga waba wifitemo ku bijyanye n'impano, abantu bashobora kukwanga aho kugira ngo bishimire ubuhanga bwawe. Muri icyo gihe hari n'abashobora kugufata nk'ubatesha agaciro. Nk'urugero, mu ishuri nimba ushoboye gufata amasomo menshi, kuyasoma no kwandika ibitabo byinshi kurusha abandi, bamwe bazatangira kukubona nk'umwigisha wabo aho kukubona nk'umufatanyabikorwa. Nk'urundi rugero, nimba uri nk'umuhanzi ushobora kwandika cyangwa kuririmba indirimbo igatuma bamwe bagukunda abandi bakakwanga. Ibindi utaruzi ugomba kumenya, impano ituma urabagirana, ariko abumva ko nta mpano bagira barakuzimiriza. Icya cumi na rimwe gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga ni uko utemera kuba wa muntu uriganya abandi. Mu buzima hari igihe abantu bifuza kujyana nabo mu byaha cyangwa mu myitwarire idahwitse. Icyo gihe iyo ubyanze nabo barakwanga. Icyo gihe bakagufata nk'ubatse urukuta rugutandukanya n'ibyaha byabo. Dufashe nk'urugero nko mu kazi, nimba hari abashaka kunyereza umutungo mu bo mukorana ariko babikubwiraho ukabyanga, icyo gihe bakubona nk'ubabangamiye, bafite ubushobozi bwo kuba bakwica bagukuraho, kuko ntibaba bagufata nk'intwari yabo, ahubwo bagufata nk'umwanzi wabo udasanzwe. Icyo ugomba kumenya, kutemera ikibi si uguhangana n'abantu, ahubwo ni uguhagarara ku kuri. Icya cumi na kabiri gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, kuba uri wa muntu utagira isoni zo kugaragaza icyo utekereza. Hari abantu bakwanga kubera ko udafite ubwoba bwo kugaragaza ibitekerezo byawe. Bamwe bifuza ko bamwe bakomeza guceceka cyangwa bakavuga bo ibyo bashaka kumva. Iyo uhagaze ukavuga ikintu gisa n'igitandukanye n'iby'abandi, icyo gihe nawe urabyumva barakwanga. Nk'urugero, nko mu biganiro bya politike, iyo uvuze ko hari ibyo ubona bitagenda neza, abatabibona nk'uko byumva bakwita umwanzi wawe cyangwa umuvuruganyi. Ijambo ry'ubwenge kuri ibi ngibi, ijwi ryawe rirakwerekana, ariko ntibivuze ko buri wese azabyishimira. Icya cumi na gatatu gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga
ni ukuba uri wa muntu ufite ubuzima buzira ibyaha. Hari abantu batishimira kubona undi muntu atandukanye adafite amakosa nk'ayabo y'ibyo bakoze. Abo ngabo iyo babonye uri wa muntu ugira ubupfura bibatera isoni, bikaba ngombwa ko bamwanga kugira ngo atabereka ko bafite amakosa. Nk'urugero, ushobora kuba uri umukobwa cyangwa umuhungu wifashe neza mu mico, ushobora kwangwa na bagenzi bawe kubera ko utagiye mu busambanyi cyangwa mu mico nk'iyabo. Icya 14, nimba uri wa muntu utishimira gusebanya, bishobora gutuma bamwe bagukunda abandi bakakwanga. Hari abantu bishimira amagambo yo gusebanya no gucugusa abandi. Iyo wowe utabishyigikiye cyangwa se ngo ujye muri ibyo biganiro, bagufata nk'uwitonda cyane cyangwa bakagufata nk'udashaka kuba inshuti yabo. Nk'urugero, nko mu kazi kacu ka buri munsi, nimba hari abari kuvuga ku mubosi nabi, wowe ukimya amatwi ibiganiro byabo, bagufata nk'umuntu wicishije bugufi cyane, bityo aho kugira ngo bakubone nk'aho uri umuntu ufite ibyo ari kwirinda, bakagufata nk'umwanzi wabo. Icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, kutavuga bagenzi bawe nabi ni ishema, naho abashaka gusebanya ntibishimira na gato abantu baceceka. Icya 15 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu uzi kwigenga. Hari abantu bakwanga kubera ko udashoboye kubasaba buri kimwe cyose. Nimba uri wa muntu wigenga, ugomba gushaka ibisubizo ku buzima bwawe utabanje gusaba buri umwe wese. Icyo gihe bamwe bazakubona nk'umuntu udakeneye inshuti mu buzima bwawe, maze ibyo bitume bagukunda cyangwa bakwange. Nk'urugero, nk'ubu nimba ufite nka bizinesi yawe wigenga, nk'abakubona warajyaga kubasaba akazi cyangwa ubundi bufasha busanzwe, bazahita bumva ko utazongera kubikora, ahubwo icyo bazumva ko uje kubiyemeraho. Kandi muri make warahisemo inzira yo kwigira, atari ugutega ubuzima bwawe mu maboko y'abandi. Ijambo ry'ubwenge muri ibi ngibi, kwigenga n'indoto z'abatinyuka, kikaba n'ikinya ku batinya. Icya 16 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu ufite icyerekezo gifite intego. Iyo umuntu afite icyerekezo cy'ubuzima, abantu bamwe na bamwe baramwanga kuko abibutsa ko ntacyo bategura. Icyerekezo cyawe cyiza gishobora gutera abo ngabo ipfunwe ku buzima bwabo budafite intego. Nk'urugero, nimba uri wa muntu wifuza kuzigama amafaranga make make buri cyumweru kugira ngo uzayakoreshe ikintu runaka, icyo gihe bamwe mu baguhora hafi, ndavuga inshuti zawe, zishobora kuguseka bakagufata nk'umuntu wikunda, ukunda amafaranga, udashaka kurekura. Nyamara mu gihe wowe uzaba ugeze kuri bya bintu runaka wateguye gukora, bo bazaba bataragira ikintu na kimwe bageraho. Ijambo ry'ubwenge kuri ibi ngibi, umuntu w'icyerekezo ni urwibutso rw'intege nke z'abatabyiyumvamo. Icya 17 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu ufite imbaraga mu buzima. Nimba uri wa muntu uharanira ikintu ntacike intege, uri wa muntu ufite imbaraga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Hari n'abantu bagufata nk'umuntu uba udafite ubworoherane cyangwa urakara, nyamara ari imbaraga zawe zituma ugira icyo ugeraho. Nk'urugero, igihe abandi bahugiye mu burangare, wowe wenda uhugiye mu kwiga, gukora cyangwa gusohoza imishinga yawe, icyo gihe bamwe bashobora kukwanga bakakwita indyarya cyangwa wa muntu wihanikira cyane, bakakwanga kubera ko badashoboye gukora nkawe. Icya 18 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu utagira icyo uvuga cyose ngo ushimishe abandi. Hari abantu bakunda ko buri gihe umuntu abashimagiza cyangwa akabavuga amagambo abahimbaza niyo ntacyo baba bakoze. Iyo wowe udafite iyo mico yo gushimagiza no kubeshya no kurata buri umwe wese, barakwanga kubera ko utavuga cyangwa udakora ibyo baba bashaka kubona no kumva. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba uri ahantu mu birori, ari wowe umusangiza w'amagambo, hari abagenewe gushimwa, ariko kubera ko wowe ubizi ko bakoze nabi, ntubashime, maze abandi babyumva bazumva yuko uri umuntu udafite ukuri kwa rubanda, nyamara muri make uri inyangamugayo. Ijambo ry'ubwenge muri ibi ugomba kugenderaho, kutavuga amagambo abeshya, ni ukwitonda ku kuri, ariko ntibikuraho yuko abashaka gushimwa batazabyishimira. Icya 19 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu ufite ubwiza cyangwa imiterere itandukanye n'iy'abandi. Nk'ubwiza bw'umubiri cyangwa se imiterere ishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga. Bamwe muri abo babibona nk'ibibabaje kuko babigereranya n'ubuzima bwabo, bigatuma batakwiyumvamo bakakwanga. Nk'urugero, ushobora kuba uri umukobwa mwiza uteye neza, bagenzi bawe mudahuje ubwiza
bagatangira kuguhimba amazina no kugusebya kugira ngo bakwambure isura y'umwimerere ufite. Ibyo nabyo biri mu bishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga. Icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, ubwiza bushobora gutuma urabagirana, ariko nanone kandi bushobora gutuma ubura amahoro mu bandi. Ijambo rya 20 nimba uri wa muntu ugira ukuri mu mibanire, ibyo nabyo bishobora gutuma bagukunda cyangwa bakakwanga. Iyo ugaragaje icyizere no kuba inyangamugayo mu mibanire, hari abo bitera ipfunwe kuko bo bakoresha amayeri cyangwa uburiganya. Icyo gihe baba bumva kubahisha cyangwa ubabuza kumva ko bari mu nzira nziza. Nk'urugero, nimba uri nko mu rukundo ufite uwo mukundana, ashobora kukwanga kuko utajya ubeshya, ugire imico myiza, ahubwo we akumva ko utamwemerera gukina amayeri akina ku bandi. Ukuri kuri ibi ngibi, urukundo ni ikimenyetso cy'amarangamutima akomeye, ariko si buri wese ushobora kwihanganira ukuri. Ingingo ya 21, nimba uri wa muntu uhora yishimye, ugomba kumenya ko hari abantu batishimira kubona wishimye. Nk'iyo uhorana umutima uhorana akanyamuneza, hari ababa bumva ko bo ubibutsa ko batagira ibyishimo. Ibyo bigatuma bakwanga, bakagufata nk'umuntu babangamiye. Nk'ubu dufashe nk'urugero, ushobora kuba uri wa muntu uhorana ibyishimo n'akanyamuneza ko kwishimira ubuzima ubayemo, bwaba bubi cyangwa bwiza. Icyo gihe bamwe baraguseka bakavuga ko wabuze icyo ubahangayikira, nyamara kandi ari amahitamo yo kwishimira ubuzima bwawe. Icyo ugomba gukura muri ibi, ibyishimo byawe bishobora gutera abandi ishyari, ariko ibyo ntibivuze ko ugomba kureka kwishima. 22, nimba uri wa muntu ugira umutima wo gufasha, ibyo bintu bishobora gutuma bamwe bagukunda abandi bakakwanga. Biratangaje ariko ni ukuri, hari abantu bashobora kukwanga kubera ko ufasha abandi, ntibabone ko ari ubuntu wigirira, ahubwo bakabibona nk'aho uri wa muntu ubikora kugira ngo yerekane ko aruta abandi. Nk'urugero, ushobora kubona inshuti zawe nta kazi zifite, ukazifasha kubona akazi. Icyo gihe bamwe bazumva ko ushaka kwerekana ko iyo utahaba abo ngabo batari kubona akazi. Icyo ugomba gukura muri ibi, gufasha abandi ni impano, ariko hari abashobora kubifata nko kwiyemera. 23, nimba uri wa muntu uhorana icyizere, ibyo bishobora gutuma abantu bagukunda abandi bakakwanga. Abantu benshi bakwanga iyo uhorana icyizere mu byo ukora, kuko bo wenda baba bafite ipfunwe ku buzima bwabo. Icyo bakoraho kugira ngo bigire ku rugero rwawe, bahitamo kukwanga. Nk'urugero, ushobora kuba wa muntu ushaka gukora bizinesi, ukanga mugenzi wawe w'umushabitsi, wenda ufite aho yigejeje, kubera ko icyizere cye kikwibutsa ko we ashoboye kwihanganira inzira igoye, bigatuma umwanga cyangwa se ukamukunda. Icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, icyizere ni intwari ikomeye, ariko bamwe icyo cyizere bakibonamo urwibutso rw'intege nke zabo. Icya 24, nimba uri wa muntu uhorana umutima wo gutanga igitekerezo gishya, ibyo bishobora gutuma bagukunda cyangwa se bakakwanga. Iyo abantu batekereza mu nzira imwe, uzanye igitekerezo gitandukanye n'ibyo bari gutekereza ku kanya ahita aba umwanzi wabo. Aho kugira ngo ababere isoko y'iterambere, bamufata nk'umuvuruganyi. Nk'urugero, nk'inama y'abacuruzi bateraniye hamwe, ushobora kuvuga igitekerezo cyo guhindura uburyo bw'imikorere, abandi bakavuga ko ushaka guhungabanya ibyo bari basanzwe bamenyereye gukora. Cya 25, nimba uri wa muntu ufite umutima wihangana, ibyo bishobora gutuma bakwanga cyangwa se bakagukunda. Iyo abantu babona ko umuntu ashoboye kwihanganira ibigeragezo kandi bikagenda neza, bibatera ipfunwe, aho kugira ngo wenda babibone nk'urugero rwiza. Abantu bameze nk'abo ngabo baba bumva ko uri kubereka uburyo bo batihangana. Ufashe nk'urugero, nimba hari abantu bashobora kwanga gukora akazi ngo nuko gafite imishahara mitoya, wenda wowe ugakomeza kwihangana ugategereza ejo hazaza. Icyo gihe bamwe barakwanga bakavuga ko uri umunyamaboko aruhira ubusa, ko udashaka kwivumbura wenda ngo yifatanye nabo babongeze imishahara, cyangwa ngo mutahe mwese mubura akazi. Icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, kwihangana ni intwaro y'abanyabwenge, ariko abacitse intege bazakwanga kuko ubibutsa intege nke zabo. Icya 26 gishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, ni ukuba uri wa muntu uhorana imyitwarire itandukanye n'iy'abandi. Hari igihe abantu bagufata nabi kubera ko ufite imico cyangwa imyitwarire itandukanye. Iyo batari kugusobanukirwa neza, bahitamo kukwanga. Dufashe nk'urugero, ushobora kuba uri wa muntu ugira inshuti zinywa inzoga ariko wowe utayinywa. Icyo gihe icyo bakora bagufata nk'umuntu utemera ibyo bakora, kandi mu by'ukuri ari amahitamo yawe bwite. Ukuri kuri muri ibi ngibi ni uko guhitamo inzira yawe ari ubuntu,
ariko si buri wese uzabyishimira. 27 nimba uri wa muntu uhorana indangagaciro zihamye, ibyo bishobora gutuma abantu bagukunda cyangwa bakakwanga, kuko abantu bamwe na bamwe banga umuntu ufite indangagaciro zihamye kuko zibabera urwibutso rw'uko bo badafite aho bahagaze. Nk'urugero, nk'umuntu utemera kurya ruswa ashobora kwangwa mu gace koroshya ibintu byose kuri ruswa. Nanone icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, indangagaciro zawe ni nk'amabuye y'agaciro, ariko hari ababa bashaka ko ayo mabuye yaba umusenyi. 28 nimba uri wa muntu ufite icyerekezo cyagutse ku buzima, ibyo bishobora gutuma bamwe bagukunda abandi bakakwanga, kuko iyo abantu babona utekereza kure kubarusha, wifatira igihe cyawe neza ugategura ejo hazaza, ibyo bibatera kukwanga kuko babona ko udahuza nabo. Dufashe nk'urugero, nk'ubu bamwe bashobora kuba bari kwishima by'ako kanya, bishimira ubuzima bwabo, basesagura amafaranga badatekereza ejo, ariko wowe urimo kwiyubakira ibintu bikomeye bifite agaciro bizamara imyaka myinshi. Icyo gihe bamwe muri abo bazaguseka abandi bakwange, ariko bihorere, igihe kizerekana ukuri. Ugomba kumenya ko abatekereza kure babera abandi isomo, ariko rimwe na rimwe babanza kwangwa. 29 niba uri wa muntu uhorana umuco wo gukunda ukuri, ibyo bishobora gutuma bagukunda cyangwa bakakwanga, kuko hari abantu batishimira kubaho mu buzima bavugisha ukuri, ariko wowe uhorana umuco wo gushaka ukuri mu byo ukora ugatandukira ibinyoma, barakwanga kuko uba udahuza na gahunda zabo. Nk'urugero, kano kanya ushobora kuba ufite inshuti ikakwanga kubera ko utazigera uyihishira amakosa yayo yakoze, kubera ko ibizi neza utayishyigikira igahitamo kukwanga. Icyo ugomba gukura muri ibi ngibi, ukuri ni urumuri rubonesha inzira, ariko si buri wese ushaka guca muri iyo nzira. Ijambo rya 30 ari naryo rya nyuma dushorejeho, nimba uri wa muntu uhorana ubwitange mu bikorwa, ibyo bishobora gutuma hari abagukunda abandi bakakwanga. Hari abantu batishimira kukubona uhora ukora witanga kandi udacika intege, icyo gihe babona ibyo nk'aho uri wa muntu ukunda kwiyerekana, ariko si byo. Rufashe nk'urugero, nimba uri wa muntu ukora amasaha y'ijoro yose mu gihe abandi biryamiye, icyo gihe nta kabuza barakwanga, ngo urashaka kugaragaza ko ari wowe uzi gukora kurusha abandi. Ugomba kumenya ko ubwitange ari urufunguzo rw'itsinzi, ariko si buri wese uzishimira ubwo bwitange. Izo mpamvu 30 tumaze kurebera hamwe, icyo zitwereka ko kudakundwa si ikimenyetso cy'uko hari icyo utakoze neza, ahubwo akenshi biterwa n'uko ubuzima bwawe, imyitwarire, impano zawe zibera abandi urwibutso rwaho bo bataragera, cyangwa izo batishimiye kubona. Icyo ukwiye kumenya ni uko kuba utishimiwe na bose ari ibintu bisanzwe, ntibivuze ko ukwiye guhinduka ngo ushime buri wese, ahubwo icyo ugomba gukora, ugomba gukomeza inzira yawe, ukita ku ntego zawe, ugaharanira kuba umuntu mwiza. Nk'uko umugani w'Abanyafurika ubitubwira, inyama y'urukwavu ntiribwa n'abantu bose, ariko ntibivuze ko atari umwimerere wayo. Komeza inzira yawe, komeza intego zawe, kandi wibuke ko rimwe na rimwe kudakundwa ari ikimenyetso cy'uko uri gukora neza. Ndagushimira wowe twabanye muri iki kiganiro Impamba y'Ubwenge. Njye wumvaga nitwa MC. Komeza wiyubakire umuryango mugari wa channel yanyu Impamba y'Ubwenge. Reba ko wakoze subscribe, maze utange igitekerezo muri comment, usharing iki kiganiro kigere kure ku nshuti zawe. Ndagushimiye.